Monster Records. Thank you, my God, thank you today. Dava chamada da Sina Jéssica.
today, oh yeah, yeah. And I thank you tomorrow. For your love, I thank you, my God. Oh man, I thank you today. Arakoze umushumba uyu mwanya waduhagararira abantu bose bajyamo ariko nabonye abashumba abaturutse mu matora atandukanye nabo wabo guhaguruka bakomeye imana bashishikaye. Thank you, my God, thank you today. And I thank you. Tujye mu itangiriro ry'ibiri ariko agapanana
isezerano n'urukundo kugira ngo tujyane muri Zekaria. Uzabana nawe kugeza byaje. Reka dukorere Imana. Murati magambo yiyemeje gufata urugendo kujyana nawe aho musanze, aho mufatira, uko ameze kose. Ejo azabyibuha, ejo azabura cyane cyane n'abakirisitu bamenye, ariko umufatira ahantu niko mukomeza kugenda. Nikoresha bikoze nawe, asaba uko bameze kose ajyana nawe. Ngo bigeze mu nzira, arababaza gato, ngo ni icyo murimo, mwese bareka baravuga. Mu rugo, ntabwo muzavugira icyarimwe. Ivo ntabwo n'ijambo muzaceceka umuntu. Ivo. Ivo nyaka, mumaze nako. Umugore arakunda cyane. Umugore arakunda cyane. Ivo n'indabo, arakunda kagabo. Urumva usanga gukina petit apôtre byarajyana. Ibyo byose nuko bari bazamaze. Yiyemeje kugendana nawe uko bageze kose. Ashobora kuza kubera small size. Ariko narabyuha nta kibazo baza bakomezanya akarabata. Inama turabagira rero. Yesu ari kumwe nabo arababaza araje arabikore. Baravuga ye ariko wowe uri niwe utazi ibyo atwayeho, niwe mushyitsi muri Israheli, niwe utazi ko Yesu kamutegereje yageze uti aramuca baramwishe baramwambara baramuhamba none bwa gatatu atarasubiza niwe utabizi kurema. Umuhungu wanjye rero ntabwo ari ijambo akavuga uzamureka avuga yidugurure arangiza narangiza uzabona gusubiza. Yesu arababwira ngo ese nuko bimeze bamaze kuvuga nawe arabasubiza none aba mwana we ntabwo muzi ibyahanuzi bavuze ntabwo muzi ijambo ry'Imana nubwo byavuzwe kera n'uyu munsi biracyafite agaciro. Ijambo ry'Imana ryavuzwe kera na none riracyafite agaciro. Ijambo ry'Imana riri mu gitabo rifite agaciro mu buzima bwawe. Uko byagenda kose ijambo ry'Imana ni rizima, rifite agaciro na none rifite agaciro. Yesu asubiramo amateka y'ijambo ry'Imana ababwira ibyavuzwe kera mu gihe cy'abahanuzi, gatangira avuga mu gihe cya Mose arakomeza kugeza ku gihe cye. Twavuze ibintu bitatu twongera n'ibindi. Icya mbere partenariya, abafatanyabikorwa. Icya kabiri ubonye ikizakunezeza. Icya gatatu ubonye isoko ry'urubyaro rwawe. Kandi ntabwo ko muzabana akarabata Imana ishimwe. Ariko ndabaza imbere y'ababyeyi, imbere y'abavandimwe imbere y'Imana, nongere mubaze Lewi, wishimiye kubona abavuze ngo bikomeye cyane ko Imana bose wiyemeje kuzamubera umutwaro. Yuko uzamubera igisubizo cya byose.
niko ijambo ry'Imana tubwira. Kandi mu rukundo rwihanganira byose, mu rukundo ntibwirangire ntibwishyira hejuru ntibwire mbere, wemeye kuzaba mukuru. Reka dukomere Imana amashyi. Urukundo rutwigira rwose, rwihanganira rwose. Abaye ahindutse akagira ingeso umuntu uretse ko ateresha umuntu batazahinduka, ariko si Imana agahinduka mu ngeso cyangwa ku mubiri. Ashobora gukora impanuka, uburyo bugacika, turasaba Imana bizaba. Biramutse bibaye, Imana kwishakira akaga kayifite ingingo zose, narinda wenda asaba ari kure yawe itazakubona. Urumva uzamutunga uko azamera kose kugeza igihe tuzaza. Urakoze cyane Imana yose, dukomere Imana amashyi. Desiziyo ye azayihanganira, kandi waje kuba umufatanyabikorwa. Abantu bakora cyane n'izi rero zo umugore afite ubushobozi kurusha umugabo, ahinduka umugabo mu rugo, ntaganduke aho umugabo akaganduka kubera ko abitegeka. Ese Imana ibaha ubushobozi, wabigenza uzamukandamiza cyangwa uzamugandukira uko bizamera rwose? Azamugandukira uko byagera kose. N'uyu byashoboka bikaba ntibikabe. Hari umunsi wagiye hanze, umugabo atinda kubona ibyangombwa, atinze kubona ibyangombwa, umugabo asigaye ino, umugore yaragiye. Umugabo abona imyaka ibaye ibiri utaza, ubwo byabuze rero irwarizo bwira zirwarizo baratangiye kubura viza cyangwa se ibyangombwa, ariko si bariganye umutima. Mwatandukana cyangwa se rero reka nazavuka ndetse yakobo ntacyo batandukanya. Umugore afite ubushobozi cyangwa kuba bagenda bakabonana, ariko bazabona akababana. Reka tukomere amashyi tubwiriza kwabo. Bari abantu babiri bigishwa ba Yesu bagiye mu mabuso, batangiye umugenzi bari kumwe. Yesu abasanga uko bari ajyana nabo, namwe barabatureba urugero mufashe cyangwa uyizane, muzemerane, muzakundane, muzihanganirane, mujyane urugendo rw'uko Yesu yagiye abigishwa. Inama ukabagiriye, umwe yakoze ijambo ntukavuganiremo, ntazabe kwihangana. Iyo abandi bazamutse bakocora mu kirere bakubitana, ariko inka zabuze baruma hasi, umwe arazamuka bakagabura ahantu hamwe bakumvikana. Muri abantu igihe cyose mwahura n'ikibazo, bajyaga bombi bagenda bitunganya. Ni n'umwe muri bo bajyaga hera, undi ariko yakoze itangazo, undi ariko ubwo yapfuye agahera, basa n'abagiye kubivamo. Yesu araza bajya hagati. Yesu abajya hagati ngira ngo abafasha cyane, yiza agaruka ngira ngo abafasha gutya, ajyana nabo, agenda ababaza, ese ibyo muvuga ni iki? Izo ngorane ni izihe? Uyu aravuga, Ivone aravuga, Mercy nawe aravuga. Bamaze kuvuga kuko bari kumwe nabo, ntabwo bakunyeganyega. Aje kubavamo bababwiye umugabo yadukomeje mu nzira, reka dukomeze tubane nabo. Namwe rero iyi si irimo umuyaga, irimo imvura, irimo amahirwe, kandi bizaba kuza, ntababuza kuza mu buzima bwacu. Tukiri ku isi dufashanya mu ntambara. Satani ntabwo arapfuye
mutamenyeranyije agendera muri mutari waso niba akomeza uzamukomeko niba wasa uzamubakiteko ariko adakomeje ntabwo uzakora iki bizabagora ariko urabona kuko udafite apote kuko tuzi ko wowe imbuto z'abakuzima uri muvuga ko mpamvu muri basengeye Imana uzakoze iteka Imana muzasenga Imana nibikomera muzahamagara Imana izabafate bamubatire hamwe nimwishima muzafatira Imana mwishimane nayo ibintu byose bizagenda neza. Imbere y'abakozi Imana nari bamubwiye ati ndabakira Reka tuakubali wamasha. Up in the morning, another day, another blessing. When I lose my job, I never worry, because I know your plans are better. When the landlord come and knock on my door, and I know today I got no money, and I cannot afford food for my kids. I know tomorrow will be better. I thank you, God. Oh. Thank you, my God. Thank you today. And I'll thank you tomorrow. For your love, I thank you, my God. Oh man, I thank you today. Thank you, my God, thank you today. And I'll thank you tomorrow. You never disappoint, oh my God. Oh man, I thank you today. When I pass exam, I give you glory. When I fail, I give you glory. Cause I know you give me bread and butter. You take me places, you never tire. God, your blessings follow me every day. Another contract, another payday. Even if I can't afford food for my kids, I know tomorrow will be better. Thank you, my God, thank you today. And I thank you tomorrow. For your love, I thank you, my God. Oh man, I thank you today. Thank you, my God, thank you today. And I thank you tomorrow. You never disappoint, oh my God. Oh man, I thank you today. Yo man, I do sengira kome. Do sengira kome. Ni manita ura
rero gahunda ikurikiye turabanza kwifotoza mbere ko kivu nituva kwifotoza reception turamurira hariya kuri sare ya peperi murakoze yabaye hano hantu uri mu itorero ryawe ry'ababuze amaraso ushimwe ku byo wakoze uri uwo kwizerwa no kwirirwa tukurangije biri imbere za gahunda ziri imbere hagiye kuba amafoto yo kwifotoza mu kanya reception imwe turifuza kuhaba Imana kugaragara Imana twatanganyije nawe turifuza gusohoza nawe uyu munsi wose ukomeza ubane natwe igisani k'ibi cyose turakirukanye mu izina rya Yesu twatuye imigisha yawe no kurirwa nawe tuva hano n'ahandi hose turi bujye ukuboko kwawe gukomeye gukomeza kuba hejuru yacu uko niko dusabye dushima mu izina rya Yesu. Sara umuhumwana w'umuhungu nukuri himwami warabikoze hey wasezeranije Ana umuhumwana w'umuhungu mwami mana we warabikoze nukuri warabikoze dusangiye amateka dusangiye amaraso dusangiye igihugu byose hambere aha twarashoboje tumaze gusonza turakwiruka kuko yarayirage yasukuru asegege yarashobora gutanga aravuga ati bana bantu dore umuntu ntazamenye ejo uzagenda usange badahura ryane ariko nimuze babwirije aratubwira ati bana bantu narishiba mu miryango mfite inshuti mfite abavandimwe ariko inshuti yaje iba gasigaho iyo nshuti yaje ushombo turakizanya tugahana inka tugahana abageni n'umusonza ntimugatekereze kuja ahandi muzirukire kwa rushombo iwe baseke noneho rero bidatinze arasaza maze gusaza yanzara nayo imenya kurusha ariko iza twejeje iza duhunitse ibigega byuzuye umaze kumuganiriza umugabo yaraje ntiyatinze araza atubwira inkuru nziza mwavuganye turavuga tuti ni kwa kundi bavuga ngo umugeni asarishwa tugira inka yacu y'ibihogo turayikinga igihe umugabo ndetse tumuhanana n'amaboko yo kwishyura turavuga tuti wa mugabo ugende nushaka kwa rushoko umubwire ngo iyo nka ni fatarembo ariko kandi iyi nka ayigushikirize akubwire ko iragirira ku nzira aho abantu bose babona
kandi none agira n'urubanza azakisha urubanza ko yabyaye yavukanye n'imiryango myinshi hari igihe byinshi yahagera atambuka akamusaba inka hari igihe n'abandi benshi n'abakobwa abo bose kuko Rushombo ari umugabo wabyaye kandi uvukana n'imiryango iyo ntagatekereze ngo wenda ni inzitizi yo kuba agasengero nuko yanga ayicanira amuvumera nuko iririkira kabiri keza none yaretse irakomeza turongera kandi kugira amata turacanisha dusaba umunsi wo kuza kumurika inyambo uratwemerera turaza iwawe mu rugo kumurika inyambo turagukorera uratukosha ndetse uraturongoranya ndibuka ko twagarutse tugeze haruguru Mukamira baratukumye baravuga bati ibi bigondo nibyo twarakora turanezerwa turavuga tuti twagabanye kwa data umubyeyi nk'uko inshuti yanjye nanone yabasubira tugira amata nk'aya dusaba isezerano ryo kuduhindura ntabwo wazuyaje baratubwira ati bana banjye gasengero narabasigiye muri abana mugende mwitegure nimwamara kwitegura muzatumeho zaza gahenge turaza turitegura ariko uratubwira uti umunsi mwiza uyu munsi kuri 20 uravuga uti muzanyitegure nzaza nzanye n'abagabo bo kuza kubagarira turagaruka turaza turitegura ubu mubona aba bantu bose bari aha uyu muryango wa Gisenyi uyu muryango wa Gasengenge abaturanyi inshuti n'imiryango baje kugutega baje kukuvugiriza baje kukwakira baje kumva ijambo ryiza kuko umugabo utazaguca gahunda kandi turabizi kuko asanzwe udukiza ntituza tugira ubwoba ntituza tugira ipfunwe iyo tukubonye tuba tuzi ko inzara yacu tugiye kuyirangiza igashira noneho rero muvandimwe aba bantu rero ubona aha ni abaje kukuvugiriza bambwiye bati reka tumutegereze avuga ijambo rimwe gusa hanyuma natwe tuvuze kumwe muvandimwe nkaba rero ngira ngo gushimire ko waje gushimire kuko mu kanwa kawe havamo izuru ry'umutima ndabizi ko havamo izuru ry'umutima wawe nkaba ngushimiye kandi ngutangiye ahasigaye ndavuze ngo urakabyara Imana yaduhaye kubana kandi ituremo mu migisha ni abanyamugisha kuri twe natwe turabanyamugisha kuri bo twarabashingiye abakobwa bacu barabahira badushyingira abakobwa bacu babo nabo baraduhiye twumva duhujwe twumva ari amata aya mavuta twumva ariko ari za wa mugisha twumva ari byacu bituma dukomeza rero kubona Gasengenge ariko ashobora kubona ashobora kwa Gasengenge niko kwisanga kwa duniya n'amayavugaga no kwisanga rero mubandi Gasengenge rero
nyuma yo kuza kudukwera twashimye kwa n'ubukwe abana baja mu buyobozi bwite bwa leta barabasezeranya babwira ko bagomba kubaho babaha inama ikwiriye baja mu rusengero abatanzi babaha umugisha ukomeye cyane numva rero umugisha wa nyuma ari uwakizeye tugiye kubaho uyu munsi wavuze ngo mushaka ko tuvuga ijambo tugiye kuvuga iryo jambo hari umwanditsi umwe wavuze ngo icyo nagusabye Mana nicyo wampaye icyo wasabye nicyo ngiye kuvuga sinshaka nta kindi reka saba umwana wanje Yvonne na Iranzi baze hano ariko umwana wawe gusa sinabyize Iranzi ariko n'uwacu yitwa Nyiramatungo Imana iramuzi kandi natwe dutunza n'amatungo urumva ko ari byiza cyane rero haguruka nibaze igore hari bamwe bakunda kwivuga bari hariya ariko reka naje gumenzi ariko ubundi hari ifuhe y'ababyeyi tugomba kubabwira turi kumwe kuko ifuhe y'ababyeyi irakomeye abatabizi ko baragira ngo none ko muri bya bintu by'amagambo y'abasaza ariko uyu muryango mubona mw'abantu ni umuryango wacu aba turavuga kandi umushombokazi iyo ageze kwa Gasege azabyara abana inka zikaza mu rugo tugatunganya uyu we ni Nyiramatungo noneho abandi barazaga n'uwo yitwa Nyiramatungo muze hano bana banjye Nyiramatungo mwana wanjye urabizi ko ngukunda cyane ndagukunda nakoreze neza uranyumvira kugira gutega amatwi inama namuhaye kugira indangagaciro z'umuryango uzifata neza ndakurera ndagusengera masengesho Imana irayasubiza rero wakuze rero ngiye ko ubundi muryango tubere umwambasaderi muri uyu muryango uzatuzanira abahungu n'abakobwa uzagira umugisha kuba mu ijuru uzatunganirwe uzarabahirwe n'imbuto uteye uzaza gusoroma iyi mbuto kwa Gasege rero mu ruhame reka muhe kugira uwo waje kugusaba Imana izumugisha kandi iryo fuhe rizakuweho n'abana b'urubyaro rwawe urakoze umuryango wo kwa Gasege ndagira ngo mwabonye ko ntari icyondo rito buri munsi ngenda ngaruka ubona nagaza gushaka ntabwo mukazi we n'umwe wahaguruka byibuze ngo mwakire ntabwo mukeye wawe byibuze uriya musaza ni n'umuganga ubona zagaze kugusabira mu Iranzi noneho rero umuvandimwe Rushobo uriya tubwire ngo ndagabanye cyane kukurusha ibyo ntegereje nawe n'amatungo Yvonne ariko wambwiye ngo umwana wawe bamwita izina ryiza ya Iranzi noneho Iranzi uyu ni uwanje nawe ntabwo akiri uwanje azabanza uwawe abone kuba uwanje azabanza uwanjye azabanza uwawe umuryango nimurebe umusore tuzabona ababyeyi bose Iranzi avutse wacu kayumba atarakwishimira waribona ko ari umusore ni umusore mwiza cyane akora agenda turategurwa yabibona se azabikorera ibyo udashoboye gukora uko ni uko aho udashoboye kugera azahakugereza kandi azakubwira urakoze cyane urakoze
maze rero kubera bineza neza afite ashaka gukomeza kuvuga ntiwambaye basi rwose uyu mwanya muba yewe bashatse ngira ngo bisubirira yasinze niba turagira ngo bamuha sawa ntabwo ngitinze kuvuga nanjye naribuze kubera ibyishimo byinshi nigeze kumva igitaramo cyari kimeze neza numva abari bavuga ku ndimi hari numvaga indimi bari bavuga ku ndimi ukore bazi gusema nanjye ko numva ni hafi rwose urashaka kuza ndaza kubera ibyishimo turashaka kuterura nanjye n'ibyishimo byinshi maze rero nkasabe umwana twagendanye kubera ibyo byishimo mfite nanone ndicara kuko ntibyongurira ko nicara nka wa wundi ngo yashakaga guceceka bikanga mu rwego kabiri bimeze ukuntu reka rero muzeyi gasege kwibuka kabisa waje kunsaba nyiramatungo yibone namukwemerera nyiramatungo yibone rero afite tiyaje wenyine sinshaka kumuhatanga mu nsiga n'ibyo yazanye n'ibintu byinshi turabibonye nabibonye warabishimiye ariko hari ikivuye iwawe nagaye nuko maze rero aya mata nayo gushitsa ya mitwe zabirokora ya myenda y'umwana za mbuto hari imbuto ziribwa n'imbuto ziterwa hari ibisabo hari byinshi byiriwe bwangaha ushimira utamutse usekeye uyu mwana ubu ni iterambere kera baragenda ukamara mu gakinga ibyumweru bibiri bakazaza nyuma cyangwa umunsi cyangwa igihe kirekire ariko igihe tugezemo n'iki terambere nta mwanya wo gufuza tugomba gukora uyu munsi umwana wa Jayvon uburenganzira n'ubufite gusa muhawe uburenganzira ejo azi ibintu byinshi azi n'indimi nyinshi hari ururimi rw'icyongereza ngo uvuge nta bazungu babona ejo mu gitondo bazagendera ku gusemurira azi indimi nyinshi cyane maze uyu mwana wanjye muhawe uburenganzira kubera ejo uzajya gukamisha icunda amata so ubukwe agutume uje gukora ikindi izo twatanze ndavuga ngo bimufashe dore taramenya isoko ahiremere ariko muri iyi si taramenya isoko ataraheshwa yeze bizamufasha ntabwo ushimira sekere abana uri umubyeyi nibamara kuruhuka naje urabona havuye ibone hasigaye iruhuka n'abazaza nayiranze bazi kudusura nkaba mutambiye gushimiye kandi nizeye ko aya mata yerekeje ibyo mvuze uyatunywera neza k'imfura ukadushimira ibyo twazanye ahasigaye ugire amahoro y'Imana urakoze cyane bikomeje nanone bikomeje amarugaruke hano uracyafite ibirori byinshi kandi ibirori turabibamo zose uko bingana ariko ntibisoza n'ibihumuza kuko iwawe nibyohumuza ni urudasha rw'ibirori rw'ibyishimo nuko dusanzwe ariko neza kugera aho wumva ko watureka tukajya kuvuga amakuru uze kutwemerera kuko kugira ngo ngere kwa rusho muze kumubwira amakuru ngomba gufata amasaha 5 kugira ngo mubwire amakuru uze kumenya ko imbere yanjye kugira ngo uze kuvuga amakuru hari amasaha 5 kugira ngo amasaha 5 maze rero nyuma y'ibirori uze kunyemerera bizadukone uze makuru kubwibyiza twaboneye hano nkaba nabyo kandi gushimiye kuko nyuma y'ibyo biganiro no kunezerwa hamwe nawe uzanoza kuzemerera akaza kubikora kugira ngo ucyumve leta urakoze uragahora uzara abana b'Iranzi kandi uragahora uzi iwacu Imana ibugushe urakoze reka ubwihagaze aho uyu ni umukobwa wawe nawe ni uwo umujyana w'umuhanda ibyo nazo usubira kugeza ni umukomera amashyi uyu mugeni n'umuhari mbona ko ari mwiza kuko uyu mugeni nawe azuza kwa Gasenge uyu nawe kwa Gasenge genda amazi nubona Gasenge gaje ntukazuyaze muvandimwe urakabyarira urakaga Imana
uravuze uti uyu mwana namuguhaye ariko namuguhananye n'ibindi, namuguhananye n'ibitwa kugira ngo harimo ibyambikwa bye, harimo imbuto zose zihingwa n'izeze ziribwa, kugira ngo muri iyi minsi azaba akiri mu guhinga ataramenya aho baza guhahira, atazazimagurika mu nzira, bizabe bimufasha. Dore azaba afite abashyitsi bazamugana muri iyo minsi, bizabe bimufasha. Ariko kandi nazanye n'ibisabo n'inkongoro, uyu mwana wawe agende ndamutwikuriye, genda gufasha imirimo, azi imirimo myinshi atangaho mubona keretse abazungu nibo bakungana icyongereza, ariko abandi ntibahira. Udafite ubwenge bwinshi aha ngaha numwegera ukamubwira amajambo meza, azakubera ingirakamaro mu muryango. Uravuga uti kandi nanone muhaye uburenganzira, aje hanze ubutumwe aganishe yoza izansi, akora imirimo y'abari yose bikoreye nk'uko bikwiye. Uravuga uti ariko kandi nubwo nkubwiye buryo ibi birori byawe ibirori bihoraho, ariko nibije guhumuza uze kumva uburenganzira naje kubwira data nshobo watumye mubwira amakuru uko ibirori byagenze. Urabona nawe izi za telefone dufite, abasaza burya n'amatwi ntaba yumva neza, uti namuhamagara nkamubwira ariko wenda ntiyumva neza. Uze kumva uburenganzira nubwo ntagenda wese nk'uko naje ndagusigira bamwe mutaramane mukeshe, ariko jewe nanone kuko arije batumye nifuza kuvugana nawe, kuko bavuze ngo utuma mukuru utuma udatenguha atuma mukuru. None rero uze kumva uburenganzira. Tuti muvandimwe, wavuze neza, wavuze neza, ibyo uvuze byose turabyakiriye, kandi nongeye kugushimira, nongeye kugushimira ibyo wamenyezaga ibigori. Warabikoze n'ukuri, warabikoze, warabikoze, warabikoze. Rero mwami wanjye we, icyo uvuze cyose. Kuko Imana niyo ya mbere, igomba guhabwa icyubahiro, igomba guhabwa amashimwe, igomba gusingizwa n'aba basore bateranye kubera imirimo Imana yadukoreye. Yesu ashimwe. Rero uyu mwanya bimbaje Imana kuko yakomeje kuturinda, akaturindira abana. Dutuye mu bihugu bitandukanye, rebe turacyaririya muri Kongo, nabo bagira turi no n'ahandi, ariko iyo Mana yacu iraturinda twese, irinda ubugingo bwacu, irinda ubuzima bwacu n'ubw'abana bacu, iduteguriza uyu mwanya mwiza wo kugira ngo tuzawubemo duhagaze nk'ababyeyi babo, natwe tubona abana bacu. Yesu ahimbaza. Rero kubw'uko nshimiye Imana kandi nshimira n'aba bana bacu bagize neza, bitwaye neza, bakatuzanira ibirori, bikaba byatunejeje uyu munsi. Imana ibaheze umugisha. Kandi rero hari uburyo abantu bari gushakwa mudahanye gahunda, kumva mu Mana yaragiye icyo ngicyo ukavuga kandi wenda akagenda kuba, ariko rero kuba tubizi tubisezeranyemo, tubihanyemo amasezerano, Imana ikabyumva tukabitegura tukabigeza ku mwanya wabyo. Shimiye Imana yabikoze. Yesu ashimwe. Haleluya. Ubundi kandi nongeye gushima Imana
yarinda abana muzi yuko batuye kure muri biriya birere bya kure. Imana irabihanganisha, Imana irabafasha, Imana irabarinda, Imana irabazigama, Imana irabazana, none bari hano. Yesu ahimbaza. Haleluya. Kuko iyo Mana yacu ni nkuru ikwiriye icyubahiro. Rero tutajane amagambo maremare, ndabona umwanya wadusize. Natekereje yuko aba bana mu gihe badukoreye ibyiza natwe tugomba kubagororera. Imana ishimwe. Haleluya. Kuko baduhaye icyubahiro, baratunezeza. Hari ukuntu ababyeyi bageze bavuga cyangwa bavuga ngo n'ubu bakora imifomoro bakavuga ngo ntukibe tukaje munsi y'inzira. Kubera izo mpamvu aba bana bacu bakoze gahunda iri mu mucyo w'Imana. Yesu ahimbaza. Kubw'iyo mpamvu byanejeje kugira ngo mbashimire Imana, shimire n'ubu bwoko bwose bwateranye kuri uyu munsi kwizihiza ibirori by'abana bacu. Mukaba mwakwitabye, mukaba mwaje muri izi ngambo zombi n'iyindi miryango iteraniye hano. Iyo mutaza kuza cyangwa ibirori byari bihari. Ibirori ni abantu, ibirori ni ubwishyu bw'abantu, ibirori ni ukunezera. Ubwizo mpamvu nateguje yuko aba bana bahaye inka zibiri, inyana zibiri. Haleluya. Reka mbwire amanyana yaje uzifite uziragiye, mubwire amabara yazo uko zimeze n'uko zisa. Yesu ashimwe. Inyana ya mbere ni inyana y'igitare y'icyuke, n'inyana y'igaju. Izo nka nizi uhereye none azijana. Ubundi shimiye Imana yarenze aba bana nyine ikabakura mu birere bya kure ikabageza hano. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Ubundi shimiye Imana kuko umuryango navutsemo naje nongeye kuwuzaramo. Imana ishimwe. Ubundi shimiye Isake wazanye mushiki we akamuzana akamugeza hano, akaba amugejeje muri uyu mwanya, akaba amugejeje aho yubaka urugo. Imana imuha umugisha. Ubundi shimiye umuryango wacu, ibyo wakoze ni byinshi urabizi, kandi bakoze byinshi nyine ibyo tutari dushoboye gukora, ariko uyu muryango muhabona urabikora. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Ubundi shimiye ababyeyi bacu aho mvuka, ibyo bakoreye kuri uyu mwana barabizi. Ibo ni Imana, Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Amen. Yesu ashimwe. Ndoshaka kuvuga ngo twareze neza. Yesu ashimwe. Shimiye Imana kuba mu birori by'aba bana. Yesu ashimwe. Ni ukuri twatekerezaga igihe abana bafatanye nyine bashimana, byaratunejeje cyane. Yesu ashimwe cyane. Turatekereza ibintu byateguwe n'Imana. Ijambo rya mbere kamanze shime kuba duhagaze mu birori by'aba bana. Ibintu nabonye hano hantu byantangaje cyane, kuba ngo njyewe na Tomaso ureka dukoresheje imiryango iri hano. Yesu ashimwe cyane. Twebwe ntituye hano, ariko ibintu Imana mwadukoreye byatunejeje cyane cyane cyane. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuri aba bana baratunejeje cyane. Reka rero mbanza gushimira cyane. Ndabona kuvuga ibindi gusa. Aba bana bacu Imana ishimwe kuko bagize ibiro. Tekereze kibare batuye hamwe, ariko kubera ubushake bw'Imana, ibyo Imana yateguye nta mwana w'umuntu wo bitandukanye. Ariko utekereza kuba ngo uyu mwana wa Tomaso yatuye n'uyu wanje atuye hano, ariko uyu munsi bakabasoje ibintu byiza cyane
by'uburyo bw'ubukwe byatunejeje cyane cyane cyane. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Reka banze bagororere, ndabona kuvuga ibindi bintu. Yesu ashimwe kubera aba bana barize ubusore bwabo bakaba batugejeje kuri uyu munsi mwiza w'ibirori. Nanjye ndashimye, reka nanjye bagorore. Tomaso yatanze inka zibiri, nanjye bahaye imfizi y'izo. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Reka nshime, bazishimira abayashu. Bwana asifiwe. Abayashu bakoze ibintu bihambaye cyane. Yesu ashimwe. Bakoze ibintu bihambaye. Iyo bataba hangaha ibintu biba byarabaye. Haleluya. Abanyagise, yo haleluya. Imana ibaheze umugisha cyane. Nyabade nahaguruke na Etienne n'abagore babo banze bashimye. Nubwo nyine ibintu byabaye ariko umutwe wabyo nibo. Oh haleluya. Nibanze bashimye ku bintu bakoze. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Erega nubwo abantu bakora ikintu ariko kidafite nyiracyo kigashoboka, ariko aba bagabo yo haleluya. Kiyogize imisi yari kwa Nyabade ni kwigitanga. Yo haleluya, yo haleluya. Ibintu byakorewe muri iriya nzu byaratunejeje cyane cyane. Bene data, twebwe natwe tubahemba keretse Nyabade niyo yonyine nikwiriye kubahemba tuzabahemba. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka nkajoreka hano watoma. Haleluya. Yewe Toma, ibyacu byabaye igicucu. Ni igicucu. Parushobo iyo bageze paruha habaho umugisha. Aho bose muhabona hari bakomoka paruha. Yesu ashimwe. Aho bose muhabona hariya bakomoka parushobo. Haleluya. Kiboko masaba shiyemo. Bisho. Dufite abageni. Uyu mugoro ni ushaka isura babona. Irembo riruguruye. Yesu ashimwe cyane. Irembo riruguruye. Rupuza winjira mukisa. Urugi rurakinguye karibu cyane cyane cyane. Reka nshime na Zayuni nayo. Zayuni Zayuni mureke babwire. Mwari mufite irazi hariya arakana gatoya yari bebe. Mwikanisa ryanyu mwungutse cyane cyane cyane. Noneho yarumwe babaye babiri. Niyo mwana abagabo 10 babaye 10 n'umwe, abagore 70 bose. Turumva ubakire neza, twaneze neza kuya kwishima kuko twaneze neza. Bw'abantu tubazaniye ubakire neza n'abakozi b'Imana biza kubana imirimo y'Imana. Yesu abaye umugisha. Bamureze neza
nimwo babaye nimwo batuye amwerekera gutungana no gutunganirwa amuyobora mu nzira nziza umwana arayubaha ibyo yamubwiraga byose yaravugaga Yesu nahimba ikarita y'umweru nshimiye ise wa Koso na nyina ibyo bakoze kuba n'umwana ukamubyara ariko ndakamukorera neza twebwe twarabyaye niwe wabikoze Yesu nahimbaza niwe bamukoresheje niwe bamwerekereye niwe bamuyoboye ndetse no gushima duhaye dushima twebwe ntitwovuga ngo yashatse kubwana mu gihe twabishakaga ntiyabishatse ariko mu myanya ishitse niba baramwigishije kuko bamwerekeraga arumva arubaha aba umwana mwiza arabitondera mu mategeko bamutegekaga yose yarayumviye arayakora Yesu nahimba nkaba nshimiye mukuru wiwe wicaye ahangaha muhasha jewe n'urugo rwe sinomusubiza inyuma uyu niyo mfura yacu kandi niwe mugore wabibayemo barafatikanyije na muramu we mu mikorere yose mu migenzereze yose nibo babikoze Yesu nahimbaza sinoreka no gushimira ababunganiye bose bariko basanga abagabo nibo basanze nibo bakoze basanga nibo bene bana nibo bakoze byose baraye ijoro bagiye igitondo bagiye umugoroba twebwe n'ubwo twaje nibo badutumiye mu myanya ishitse ibyo bari bamaze gukora bigeze ku musozo Yesu nahimbaza nicyo gituma tutakuvuga ngo ni twebwe twabyaye nitwe twareze ariko dushimiye abareze twarabyaye ariko uburere bubu bwabo Yesu nahimbaza ubundi tukaba tubashimiye twabumviye bakumvira aho bari ntibabakoze isoni barumvira barubaha baba abana beza kugeza no kuri uyu munsi bombi bahuje uwari kure ntibari kumwe umwe yari kure undi hano ari hafi ariko Imana ivyo yagennye nivyo bizabiba barumvikana none uyu munsi bakaba batweretse ibirori byiza kuri uyu munsi tukaba tubirimo duhaye dushima n'amatorero yabareze neza bayibumviye igituma baje nuko babazi Yesu nahimbaza igituma abantu bose baje nuko bazi imikorere y'aba bana babonye kuko batateshutse bagiye ku murongo barubashe barumvira bakorera mu mwanya ukwiriye kandi utunganye turabashimiye abanyagisenyi mwese uwakoze mu ruhago rwiwe uwakuyemo bikeya azuzurizwemo byinshi kubw'ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana zibane namwe igihe cyose mwakoze turabibashimiye mu izina rya Yesu bane namwe nabashimiye baragutegereje cyane niba tunagusengera n'Imana kugira ngo uzabugire uyu ni musaza wacu dukunda cyane bahoraga tumubwira ngo Iranzi igihe n'igihe ki bizaba ryari aho duhuriye tukamubwira akatubwira ati badada tuzabereka ibirori turagushimiye cyane mwana wa data tugushimiye ko watweretse ibintu byiza dushimiye na muramukazi wacu turagushimiye inshuti yacu turagushimiye kuko waje urugi wacu Imana umugisha icyo nzi nuko uzahabona ibyiza iwacu twagasengera igihano byiza byinshi uzahabona ibyiza kandi nzakunezeza nawe dushimiye kandi yewe navuge Iranzi kuko ibindi bari mu by'ukuri Iranzi umwana mwiza pe n'intwari kandi n'imfura kandi namubonye abashoboye n'imfura rwose nta nubwo twabaheze tutari imfura biragatsinda tuzajya tubaha imfura kuko namwe mwagiye no guha imfura akazi Imana yo mu ijuru bamubahaye bavuze ngo barabahaye mu wanyu natwe twongeye kubabwira ngo nubwo azaza iwanyu azaba iwacu kuko natwe tuba tumukeneye cyane hanyuma rero dufite
data na mama bavuka iwabo, abana banje n'abishwa babo, urumva ko kose turi mu bashombo. Kuba twagarutse kandi byanshimishije, kandi ndabyizera ndashidikanya ko tuzongera kugaruka kenshi, kuko dufite abana b'abahungu. Tuzaza kandi muzatwakira, ndabyizeye kandi ndabyibijeje nk'abantu. Ndarangije rero, shimira abanyagisenyi. Ni ijambo rikomeye, harimo amagambo abiri. Harimo ijambo mbashimira ko mwakoze inama, aho rimwe na rimwe tutari nka mu muryango wa bugufi wa Iranzi, mukora inama mugera ku bintu bikomeye byo kubakira umwana, mupanga ukuntu muzakira abashyitsi, mukora byose, mutanga amafaranga. Irindi jambo rya kabiri ryanejeje ni uko mwafashe n'umugabo agaherekeza abana akagenda akagera no muri doti, kuko nabonyeyo bukuru byankoze ku mutima cyane. Naravuze n'abanyagisenyi mu by'ukuri muri abagabo b'imfura. Imana ihabwa icyubahiro, kuko ushobora kugira amafaranga menshi cyangwa make, ariko Imana itari mu bintu ntabwo byagenda neza. Ndavuga ndashidikanya ko ibi bintu, ubu bukwe buri mu Imana, kuko nabonye mu Imana. Iyo Mana rero mbere ntaragira ikindi mvuga, ihabwe icyubahiro, irabizi kuko mbikuye mu mutima. Icya kabiri, ndashimira Petit Frere Iranzi, nzamwita Petit Frere, kuko iby'ububofu twarabirenze, ni murumuna wanjye. Kuko twarabanye igihe kirekire. Uyu ni umwana mwiza, Iranzi ni umwana mwiza, mu myaka si umwana, ariko arumvira kuruta. Hari iyo umuntu akuze, hari imirimo imwe ushobora kuvuga ngo sinyikora kubera ko nakuze, ariko Iranzi kubera kumvira agira, aza akora imirimo niyo atakagombye gukora. Rero kubera ubwitonzi wanyeretse no kubaha, ndabigushimiye. Icya kabiri, ndashima kuko mu nama twagiye duhana nk'abantu bavukana, ugeze kuri uyu mwanya wo kubaka urugo rwawe. Ibyo bintu ndabishimye, kandi noneho akarusho uzanye umugore. Uyu mugore wawe yavutse mureba, twari mu rusisiro rumwe. Rero urusisiro sinzi niba mubyumvise n'umuhano, ariko mu zindi mvugo babyita urusisiro. Twari dutuye mu rusisiro rumwe, ni ukuvuga wazanye umuntu nzi neza, nawe nzi kuko ari umwana mwiza w'umuco mwiza, ukunda n'Imana. Ikindi, Iranzi nzi kuko akunda Imana, ndetse n'abishwa be yabanaga nabo mu rugo, yabatozaga ibyo bintu byo gusenga. Ndakagushimiye naco. Ikindi, sinareka gushimira abanyagisenyi, ndabashimiye. Imana ibahimirisha ibyo mujya mukora. Ndashimira itorero rya Zion Temple ryabanye na Iranzi rikamurera neza. Numvise kuko pasiteri we yavuze ko amwita Petit Apotre, kandi burya ijambo risohotse mu kanwa k'umushumba buriya azaba apotre, buriya yahanuye. Ijambo rya mbere, ndashima Imana yaturinze kuva muri Amerika ukagera hano. Imana nishimye. Ikindi, ndashima Imana ko sinzi aho nahera, ariko ndumva bindenze, kuko ibyo nabonye byashimishije umutima wanje. Kuba hano, ikintu cya mbere ndashimira umuryango wa Gasegege waduhisemo, kubera kuko twarabanye igihe kirekire, ntabwo tuzi.
mu gihe twamenye ko ubukwe buhari cyangwa se Yvonne yambwiye amakuru byaranejeje kuko naramubwiye muzabitekerezaho ariko maze kumbwira aba ari bo nubishije binejeje kuko ni abantu twaturanye, ni abantu tuzi, ni abantu twasangiye. Kubera iyo mpamvu Imana yo mu ijuru ishimwe. Ikigira kabiri, ndashimira umuryango w'abasinzira ku bikorwa by'indashyikirwa bakoze. Twebwe nkuko nari mbivuze nti dutuye hano, ariko ubukwe barabuteguye neza, twasanze ikintu byose biri kuri gahunda. Kubera icyo kintu Imana yo mu ijuru ishimwe. Cyane cyane ndashimira umuryango wa Pastor Fidel yakoze, nubwo ari inshingano cyangwa se iyo ndumva yari ko yikorera, ariko hari n'abaza bagira izo nshingano ntibabikore. Pasiteri ndagusabira umugisha kuko ubukwe buhagazemo, kandi ikintu cyose cyagenze neza tubikesha wewe. Nubwo mvuze wewe, ariko ndabizi kuko hari abandi mwakoranye, hariho komite no muri rusange umuryango w'abasinzira. Imana yo mu ijuru ibambere umugisha. Kabashimiye n'abaturanyi twabanye i Nazareti, uru rugenzi rwabereye umugisha. Ejo twabanye nabo kandi hari hashize igihe kirekire tutabonana, ariko twese twarabonanye bitwibutsa ibihe twabayemo, kandi bose batwitabye babaye hano. Ndabashimiye. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Sinagenda ndondora imiryango iri hano yose, umuntu azavuka ahantu henshi hatandukanye, kandi aho hose turavukana bagize icyo bakora kubera izi mpamvu z'ubukwe. Rero Imana yo mu ijuru ibambere umugisha. Ndangiza, Lewis, wagize neza cyangwa se wagize neza kuduhitamo ukabona ko ugomba gushakamo. Ndakwiyegereje mu muryango wacu. Ikindi nguhaye karibu mu basinzira, mu badaga, mu bashombori, karibu. Kandi nguhaye karibu aho ntuye muri Amerika. Jewe narakureje nama numva ko kera waje turi kumwe twishimanye. Imana yo mu ijuru hafi cyane. Muzeye yavuze ko aguhaye inka, nanjye ndakweze inka y'inzungu, kandi ntabwo yari yayindi y'amagambo yayindi abantu baza bavuga ngo bavuze. Ni birafatika. Rero wumve ko uje mu muryango wakwishima. Kandi icyo kubwira Yvonne, twarabanye igihe kirekire, ndamuzi, ntiwibeshye, wahisemo neza, kandi mu minsi mikeya uzabona ko ari matungo icyo wahisemo wagishikiriye. Imana ibakugisha. Amen. Mu bukwe bwanyu bavuze ngo tuzagende tugere aho mutuye, twicare. Ja urabe wumva niyo bakongorera utega amatwi, ni wowe kizigenza, ngo tugende tugere mu rugo rw'aba bantu k'intumwa y'abaturanyi be, basaza be, basengeneza be, base wabo batuye muri Amerika. Vuba aha baduhaye inka dusizihaye yerera, ubu vuba cyane kugira ngo izaze kuzarira iwawe. Ureke gutinda, utubwire umunsi tuzagere kwa Iranzi, tuzane iyo nka ngo bazayikamwe. Umuhondo wayo irimo irerera, umwana uyiragira atubwiye ati yikubise umurizo kenshi babona kuko umutavugoro yari mukuru. None ni iryo jambo ryacu. Ja utegure vuba, uduhamagare. Abasinzira bafite inka ikujije y'imazi, kandi si y'amagambo nk'uko uriya mugabo amaze kuvuga. Ni imazi, abazi kuragira ni imazi. Ubu ngubu igisanza kiriho, iri hafi gukubita umutavu hasi. None itubwire umunsi. Wiranze kamusaba k'umwana, yari umwana twamubwira ngo bajye mu nama n'abandi, kuko yari umwana mutoya. Apeti frere hari inyoto niwe twari dufite naho umugabo. Wiranze kumubwira ngo kwerezi umwana muto cyane kuko atarashaka, ariko kuba tugeze kure bya Iranze zo bishimiye Imana cyane. Icyongeyeho shimiye abashombo uko mubona Iranzi ashatse mu bashombo, naje mudamu wanjye nawe dufite abashombo.
na petit frere nawe afite umushwi w'abashumba n'ubwo yuko dufite 50% abashumbo 50% amaseri turiko dukomera amashako kuba mbere dukwiriye finance bishimiye Imana cyane icyongeyeho ishimiye abashumba niba kuvuga mu Bugande ko twabaye bamwe urabona igihe mu Bugande muzehe agatura muri Congo ariko abashumba badukoreye ubukwe bwiza cyane turabashyitsi ariko reka tungura umwanya naje guhaye inka tugejeje kuri uyu munsi w'ibirori by'abana bacu Imana yamushimye ubundi kandi jewe cyane ndashimira abantu ba Gisele kuko babigize abandi ariko nanjye sinareka kubashimira kuko baradufashije iyo badahaba ntabwo twari kubishobora ariko kubera imbaraga zabo nyinshi badufashije ndabashimiye cyane Imana yo mu ijuru ibahumurije nanjye mpagaze nk'abakeba b'umugeni turishimye cyane ntabwo twareka kuvuga umunsi kuko twabonye ubundi dukeba wacu tuzafatikanya mu rugo uzadufasha azatunga ukuboko azaduha imbaraga twese dufatanye dukorere umuryango wacu kuri ibyo turishimye cyane akeba wacu abakuruke dufite impano ntoya yo kumuhamura abanyagisenyi ntabwo mbavangura uhereye kuri aba bakuru banje na ba data wacu twicaranye hano simbabara nk'umuryango wacu n'abanyagisenyi simbabara nk'aho ari rubanda mwese hamwe muri umuryango wacu mu by'ukuri ndabwira abantu bake ariko abantu bose n'abagiye bumve rwose ko bashimiye ibyo mwadufashijemo ntabwo mwakoreye indashima ndabizeza gufatanya namwe mu byo mufite byaba ibirori byaba n'ibindi bitari ibirori mumbwirira bagiye ko rwose gufatanya muri byose ndabashimiye mwabantu ibyanyu mwatanze nibyo byatumye ngera kuri ibi birori iyo ntabibona wenda simba narabishoboye njyewe ariko mwaramfashije mwabantu Imana ibahumurije nazaga ntekereza ngahamagara Etienne murumuna wanje nk'uko yabivuze nkumva biracanze ariko Imana ishimwe yaremye abanyagisenyi mwabantu Imana ibahumurije ndashimira kuko umwihariko itorero nsengeramo rya Family yaramfashije irarenga irenzaho gato numva sinareka kubashimira mwabantu mwe ubwo pasiteri akiri aha azambwirira abakirisitu ko twabashimiye reka rero dusoze iki gitaramo cyacu muvandimwe ushobo urakabyara urakabyara umwanya tuganira wambwiye uti umunsi ucyuye ikibu baza bavuga ngo n'amazi yatenze agazakiti none igitaramo cyawe ukomeze utarame ariko mubona akanya uze kundekanya ke uze kuvuga amakuru yabo nasize kubabwira ku birori byagenze imihango yose wayikoze watwikuruye warangije ntabwo bisubira ndagira rero ngo sabe uriya mukobwa wanje wakwihagararira nawe nta mpamvu muvandimwe rero akabaza bakita ngo ni akanova keza kandi ndagusabye ababyeyi bari kumwe baza kukagutwaza akasakawe na karushongo mukuru wasigaye iyi ni salamu tumeho ubwo mperuka iwawe wampaye isalamu yo gushira agasengero yarayaseka yavuze ati gushorwa ni wawe nazanye aracantekereza akandumira n'isalamu igere kwa rushongo urakoze bose
ntibibe bya bindi by'umuhango ngo sohoka ngaha ujya kuyibona. Iyi ni isaramu ugenda ikagera kwa Rushumba. Ndagira ngo ngushimire ku biganiro byiza twakoranye, tuzumve ko mwashyitse dushima Imana. Murakoze cyane, natwe dushimira ibirori byiza twateze, twishimiye cyane kandi nizere ko bizakomeza kuko Imana iyi ni intangiriro. Mwakoze cyane, mwakoze rwose. Yanumeniipenda wakati sikustahili. You are the one I lean on when I am so tired. You are the rescue when I need a hand. Twakoranyije ubukwe warutangiye kugenda neza kugeza uyu munsi mu gitondo wazanye abashyitsi bageze amahoro, tujya mu materaniro bigenda neza. Tugeze ku mwanya rero wo gusoza, turagira ngo tugushimire, tunagusaba kugendana na buri muntu wese, dusabira n'ubukwe uyu muryango uzaba umuryango mwiza, uzara abahungu n'abakobwa, kandi ushorere buri muntu wese umugeze mu rugo w'amahoro, kandi dushima kuko wabikoze neza, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Rescue when I need your